Padiri mukuru, iyi nsanganyamatsiko y'uyu mwaka irushaho kutwibutsa umuhamagaro wacu nk'abarezi n'ababyeyi turerera mu mashuri ya Kiliziya Gatolika. Abarezi turasabwa gukomeza imbaraga mu kwigisha abana bacu kumenya indangagaciro gikristu n'iz'umuco nyarwanda. Kiliziya n'igihugu cyacu bikeneye umwana usenga, umwana usingiza Imana, umwana ufite intego nziza kandi zisobanutse, umwana ufite ikinyabupfura, umwana wifitiye icyizere mu byo akora, umwana ushoboye gushishoza,
akavuga oya imbere y'ibimushuka bikaba byamujyana kure y'izo ndangagaciro na kirazira. Umwana ubuze izi ndangagaciro ntashobotse kandi ntashoboye. Nyakubahwa Padiri Mukuru, abarezi n'ababyeyi mu mashuri ya Kiliziya Gatolika duterwa ishema n'aho turerera, kandi turabizeza ubufatanye mu gukomeza gushyira imbaraga mu guha umwana uburere bwa roho n'ubumenyi bufite ireme kugira ngo abe umwana ushoboye kandi ushobotse. Umwana ushoboye udafite isuku ntashobotse. Uyu mwana aradukeneye twese. Uyu mwana twifuza akeneye kurererwa mu ishuri riri ahantu heza, ishuri risukuye, rifite abarezi beza kandi n'ubuyobozi bwiza. Akeneye kandi abarezi bamuha umwanya, bamutega amatwi kandi bamugira inama aho zikenewe, bamukebura aho biri ngombwa. Uyu mwana akeneye kandi urukundo no kwitabwaho mu mpande zose ngo yumve ko ari umuntu muzima imbere ya byose, kandi byose biganisha mu kumuha ibyiringiro by'ejo hazaza mu burere buhamye. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science without conscience is only ruin of the soul. La science doit être soumise à la moralité pour éviter les débordements. Turasabwa gukomeza gushyira imbaraga mu kunoza no gutoza abana bacu isuku ku mubiri no kuri roho, mu bitekerezo, mu myambaro yabo n'ibindi bikoresho, bakagira isuku mu byo bakora byose n'aho babikorera. Ariko kandi natwe abarezi turushaho kuba bandebereho, cyane ko nta utanga icyo adafite. Umwana ushoboye, umwana usukuye kandi ushobotse, aho ari hose abera abandi urugero igihe cyose. Uyu mwana tuvuga niwe murezi mwiza w'ejo hazaza, niwe muyobozi mwiza, niwe musenyeri mwiza, niwe ngabo y'igihugu, niwe mupolisi mwiza, niwe muganga mwiza, niwe injiniya mwiza, niwe mwiza. U Rwanda rwacu n'isi yacu muri rusange bikeneye. Nyakubahwa Padiri Mukuru wa Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri, turashimira umwanya nk'uyu nguyu mwatugeneye nk'abarezi ngo tubagezeho imigabo n'imigambi yacu. Nk'abavandimwe mu mihamagaro yacu itandukanye, buri wese azana umusanzu we mu gutanga uburere buhamye, bityo tugire umunyeshuri ushoboye kandi ushobotse, umunyeshuri usukuye mu ishuri risukuye. Turangamire Kristu, soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Umwamikazi Bikira Mariya, umwamikazi wa Kibeho, dusabire. Murakoze cyane.
Move it,
ishuri risukuye. Sinasoza nashimiye Kiliziya Gatolika n'indashyikirwa mu kurera mu bushishozi bwayo bwimbitse. Aduha insanganyamatsiko aragira iti Kiliziya Gatolika mu gutanga uburere buhamye, umunyeshuri ushoboye kandi ushoboye. Zose ndambureni ndi umunyeshuri usukuye, umutwe wanjye urogoshe, imyenda yanjye irafuze, gutebeza simbitangwa, gukanda intoki n'umuco, gusura amasanini ku isonga. Koko rero ndi umunyeshuri usukuye mu ishuri risukuye. Subitse nasure namususu, simbimeze mbambaraga, mumbabarire nimbura ndaranaye gutoza abato isuku hose n'umuco mu cyanya barimo, ngo basentude umwanda bakusemo isuku, baba abanyeshuri basukuye mu ishuri risukuye. Nshuti zanjye dore mbaye ndagiye. Abambe gusa umwana agera imbere padiri. Nshuti zanjye dore mbaye ndagiye. Nshuti bakunzi banjye, dore mbaye ndagiye. Igitego ndagitsinze. Ibihembo bya mbere birahabwa abanyeshuri batsinze neza muri buri somo, ni ukuvuga uwa mbere mu mibare, icyongereza ndetse n'iyobokamana. Buri munyeshuri watsinze muri ayo masomo. Hanyuma tugahemba dukurikije ibice bibiri. Nanone turafata amashuri Kiliziya ifatanyamo na leta, public school or government aided school, dufate n'amashuri yigenga, private schools. Turafata igice cya primaire, hanyuma dufate n'igice cy'amashuri yisumbuye. Ku gice cya kabiri turaza guhemba abanyeshuri bahize abandi mu bizamini byose, atari mu isomo rimwe gusa, ahubwo abanyeshuri babiri batsinze neza. Nabwo turakurikiza gahunda nk'iya mbere, aho duhemba uwa mbere n'uwa kabiri muri government aided school no muri private schools. Hanyuma turaza guhemba abatsinze neza mu marushanwa y'ubuvanganzo. Rero ntumire padiri mukuru atubimburire mu guhemba abavandimwe, abana babaye aba mbere muri buri somo. Turahera mu mibare. Uwa mbere mu mibare mu mashuri abanza, public schools cyangwa government aided school, ni Nzayisenga Emeline, yagize amanota 92, akaba ari mu kigo cya GS Musanze ya mbere. Yakwegera imbere. Hanyuma yakwegera imbere, padiri mukuru aregera imbere, hanyuma amushyikirize igihembo. Uwa kabiri mu mibare yitwa Nsabimana Ansel, yagize na 92, akaba ari nawe nanone mu kigo cya GS Musanze ya mbere. Tukiri aho ngaho mu mashuri Kiliziya ifatanyamo na leta, uwa gatatu mu mibare ni babiri, uwa gatatu n'uwa kane, ni ukuvuga bagize amanota 90 barayanganya. Hari Nambajimana Soleil wo muri Ecole Primaire Kiryi mu Muhamashyi menshi, yagize amanota 90. Hanyuma akazana na Mushimire Mahoro Agape wo muri GS Musanze ya mbere, nawe yagize amanota 90. Aho abanyeshuri batari, abadihagiteri babo baraza gufata ibyo bihembo.
hanyuma abanyeshuri bahize abandi mu cyongereza no muri religion twafashe abanyeshuri babiri muri buri somo, tukiri birumvikana muri public schools or government aided school. Mu cyongereza uwagize amanota menshi ni Ishimwe Queen Lucky wo muri centre scolaire Fatima, akaba yaragize amanota 81. Uwa kabiri mu cyongereza ni Nzayisenga Emeline yagize 77, akaba ari wo mu kigo cya GS Musanze ya mbere. Mu isomo ry'iyobokamana uwahize abandi muri public schools, mu mahamashi menshi mwe muretse kuyamuha, ni Mukunzi Remy Christian, akaba yiga mu kigo cya École Primaire Nyamagumba, yagize amanota 100%. Clap for him. Iyobokamana yararyujuje azaba padiri. Uwabaye wa kabiri tukiri muri public schools ni Hakizimana Kelia, akaba yiga muri GS Nyange ya mbere, yagize 95. Hanyuma tukiri aho ngaho tugiye guhemba abana bahize abandi muri private schools. Mu mibare padiri mukuru akiri aho ngaho niwe urabahemba bose abo ngabo mvuze. Uwahize abandi ni Munezero Benita, yagize amanota 100% mu mahamashi 100%. Yiga muri École Saint-Marc. Uwa kabiri mu mibare yitwa Abijuru Brise Gonayelle, akaba yaragize 99, yiga muri École Primaire Regina Pacis. Mu cyongereza umunyeshuri wahize abandi arahaguma. Abijuru Brise Gonayelle yagize 92.5, akaba arererwa muri Regina Pacis. Uwa kabiri mu cyongereza muri private schools primary ni Teta Uwase Olga, yagize 88, akaba arererwa muri Regina Pacis. Muri mwiyobokamana umunyeshuri wahize abandi yitwa Shimwa Irinatwe Jean Bertrand, yagize 89, akaba yiga muri École Saint-Marc. Uwa kabiri akaba yitwa Ihirwe Gentil Alliance, akaba yaragize 87, akaba nawe yiga muri Regina Pacis. Mumahe amashyi menshi. Hanyuma padiri mukuru twamusaba kuba asubiye mu mwanya we, tugahamagara nyakubahwa ushinzwe uburezi mu karere kacu akaza akaduhembera abanyeshuri bahize abandi mu mashuri yisumbuye école secondaire, muri buri somo imibare, icyongereza ndetse n'iyobokamana. Duhereye mu mashuri kiliziya dufatanyamo na leta, umunyeshuri wabaye uwa mbere mu mibare yitwa Munyaneza Pacifique, yagize amanota 70 muri groupe scolaire Birira. Uwa kabiri mu mibare yitwa Muhire Kennedy, yagize 69, akaba yiga muri GS Musanze ya mbere. Mu cyongereza umunyeshuri wabaye uwa mbere yitwa Twizerimana Emmanuel, yagize 83, akaba yiga muri GS Kabere.
hanyuma uwa kabiri mu cyongereza yitwa Shirumara Phineas, yagize 81, akaba yiga muri GS Musanze ya mbere. Tukiri muri public schools, mu iyobokamana umunyeshuri wabaye uwa mbere yitwa Nyiramugisha Clemence, yagize amanota 93, akaba yiga muri groupe scolaire Saint Pierre Nyange ya mbere. Uwa kabiri mu iyobokamana muri public schools ni Tuyizere Pacifique nanone, akaba aragize amanota 88, akaba yiga muri GS Ibirira. Hanyuma muri public school secondary school uwabaye uwa mbere mu mibare yitwa Irasubiza Mucyo Bertrand, yagize 91, akaba yiga muri École des Sciences do Musanze Mega School. Uwa kabiri yitwa Iyukuri Enoch, akaba aragize 89, nawe akaba yiga muri Mega School École des Sciences. Mu cyongereza umunyeshuri wahize abandi yitwa Ishimwe Amani Samuel, yagize amanota 98, akaba yiga muri École des Sciences. Uwa kabiri yitwa Azabe Amina, yagize 93, akaba yiga muri École des Sciences. Hanyuma mu iyobokamana religion abanyeshuri babiri ni batatu, kubera ko babiri muri bo baranganyije. Uwa mbere ni Munezero Nancy Gaëlle, akaba aragize amanota 100%, akaba yiga muri École Secondaire Regina Pacis. Hanyuma uwazi Elizabeth yagize amanota 99, nawe akaba arererwa muri Regina Pacis. Hanyuma uwa gatatu yitwa Uwiduhaye Aline, akaba aragize nawe 99, akaba arererwa muri Regina Pacis. Hanyuma arakoze nyakubahwa uhagarariye akarere. Ndagira ngo ntumire padiri ushinzwe uburezi muri diocese yacu ya Ruhengeri, uburezi gatolika, kwegera imbere tugahemba abana babaye aba mbere mu buvanganzo, kwabaye wa mbere mu muvugo w'ikinyarwanda. Umuvugo w'ikinyarwanda secondaire ni École des Sciences. Uhagarariye École des Sciences, please come forward. Hanyuma wabaye wa kabiri, umuvugo wabaye wa kabiri ni uwa GS Musanze ya mbere. The one who represents GS Musanze, please come forward. Hanyuma umuvugo mu gifaransa, umuvugo wabaye wa mbere mu mashuri makuru École Secondaire, ishuri ryahize abandi, umuvugo waserukiye indi ni École des Sciences. Bakwegera imbere bakakira ibihembo byabo. Hanyuma umuvugo indirimbo yabaye iya mbere ni indirimbo ya École des Sciences, bakaba baragize amanota 87.8. Indirimbo ya kabiri ni ya École Secondaire Saint Vincent Muhoza, bakaba baragize amanota 83. Hanyuma imbyino yabaye iya mbere ni École des Sciences
Ecole Saint Vincent Muhoza bakwegera imbere tukabahemba, bagize 89 n'ibice 8. Hanyuma tukiri aho ngaho tugiye guhemba abahize abandi mu buvanganzo mu mashuri abanza, les écoles primaires. Umuvugo wa mbere mu Kinyarwanda ni umuvugo urigaragaza wa Centre Scolaire Notre Dame de Fatima, niwo wabaye wa mbere n'amanota 93 n'ibice 6. Aka kana kacu mugaha amashyi menshi. Clap for her. Hanyuma umuvugo wa kabiri mu Kinyarwanda ni uwa Ecole Saint Marc, wagize amanota 92 n'ibice 5. Umuvugo wa mbere mu Cyongereza ni uwa Centre Scolaire Notre Dame de Fatima, bagize 90 n'ibice 5. Hanyuma umuvugo wa kabiri ni uwa Ecole Primaire Regina Pacis, bakaba baragize 87 n'ibice 3. Tugiye ku muvugo wabaye wa mbere mu Gifaransa ni uwa Daniela, Ecole Saint Marc, bakaba baragize amanota 91%. Umuvugo wa kabiri ni uwa Ecole Regina Pacis Primaire, bakaba baragize 86 n'ibice 6. Please clap for them. Hanyuma indirimbo yabaye iya mbere mu mashuri abanza, les écoles primaires. Indirimbo ya mbere ni ya Centre Scolaire Notre Dame de Fatima, bagize 91%. Indirimbo ya kabiri ni ya Ecole Saint Marc, bakaba baragize 88 n'ibice 6. Hanyuma imbyino yabaye ya mbere muri za Ecole primaire, iya mbere ni Centre Scolaire Notre Dame de Fatima, bakaba baragize 89 n'ibice 3. Hanyuma tugiye guhemba abanyeshuri bahize abandi mu masomo yose. Padiri namara kubahemba ubwo twamusaba gusubira mu mwanya we, directeur wa École des Sciences de Musanze, kugira ngo aze adufashe guhemba abavandimwe batsinze neza. Tugiye guhera rero kuri public schools. Abanyeshuri mwagize amanota menshi mu mibare, Icyongereza ndetse n'iyobokamana. Turahera ku mashuri ya primaire. Wagize amanota ya mbere Rakoze nyakubahwa Padiri ushinzwe uburezi, the school director of Musanze Mega School, please come forward. Duhereye ku mashuri abanza, umunyeshuri wahize abandi muri public schools ni Nzayisenga Emeline wo muri GS Musanze ya mbere, yagize amanota 82 n'ibice 6. Uwa kabiri yitwa Akeza Ganza Kelly, akaba aragize 81 n'ibice 3, akaba yiga muri École Primaire Notre Dame du Mont Carmel Nyamagumba. Hanyuma muri private school, amashuri yigenga, abana bahize abandi, uwa mbere ni Abijuru Brise Guanayelle, yagize amanota 92 n'ibice 67.
akaba yiga muri École Primaire Regina Pacis. Uwa kabiri munyeshuri wahize abandi mu masomo yose, wa kabiri yitwa Ihirwe Gentil Alliance, yagize amanota 88.5, akaba arererwa muri École Primaire Regina Pacis. Hanyuma rero padiri akiri aho ngaho, tugiye guhemba abanyeshuri batsinze neza duhuje amashuri Kiliziya ifatanyamo na leta n'amashuri yigenga. Wabaye uwa mbere yitwa Abijuru Brise Ganayele, akaba arererwa muri École Primaire Regina Pacis. Uwa kabiri ni Ihirwe Gentil Alliance, akaba arererwa muri École Primaire Regina Pacis. Arakoze padiri mukuru w'urugo rwa École des Sciences, merci. Ndagira ngo mpamagare nyakubahwa padiri Tuyisenge Jean de Dieu, directeur wa École Regina Pacis primaire et secondaire, kugira ngo aze imbere aduhembere abanyeshuri bahize abandi muri secondaire, duhereye ku bagize amanota meza muri public, private na combined schools. Uwa mbere mu mashuri yisumbuye watsinze neza, no kuvuga O level, yitwa public school, yitwa Munyaneza Pacifique, yagize amanota 77, akaba yiga muri groupe scolaire Birira. Please clap for him. Uwa kabiri yitwa Nyiramugisha Clemence, akaba yaragize amanota 68.67, akaba arererwa muri GS Nyange ya mbere. Muri private boardings, private and boarding, umunyeshuri wahize abandi wabaye wa mbere yitwa Sifa Mulisa Livi Lane, yagize amanota 86.6, akaba arererwa muri École Secondaire Regina Pacis. Please clap for her. Uwa kabiri, the second one, ni Akimana Benigne, yakaba yaragize amanota 86.3, nawe akaba arererwa muri École Secondaire Regina Pacis. Arakoze nyakubahwa padiri, thank you for your service. Ndagira ngo mpamagare ushinzwe uhagarariye uburezi mu murenge wacu gera imbere kugira ngo aduhembere abanyeshuri bahize abandi, dufashe amashuri Kiliziya ifatanyamo na leta ndetse n'amashuri yigenga cyangwa barasesa. Uwa mbere muri ayo mashuri yombi yitwa Sifa Mulisa Livi,
akaba yaragize amanota 86 n'ibice bitandatu 67. Hanyuma uwa kabiri akaba ari Akimana Benigne, please clap for them, yaragize amanota 86 n'ibice bitatu. Turagira ngo dushimire aba bana bose bakoze neza, mubahe amashyi menshi. They tried their best. Kuba tubahembye ni ukugira ngo nawe umwaka utaha uzabe uri mu bahembwa ahangaha, kandi turabifuriza no kuzatsinda n'ibindi bizamini byose mufite imbere. Hanyuma ndagira ngo sabe abana bahembwe baze hano imbere bose cyarimwe kugira ngo dufate ifoto y'urwibutso rw'uyu munsi utazibagirana. Hamagara padiri mukuru, padiri ushinzwe uburezi gatolika muri diocese, ushinzwe uburezi mu karere, mu murenge, nyakubahwa padiri directeur wa École des Sciences, nyakubahwa padiri wa Regina Pacis. Mwakwegera imbere kugira ngo iyi foto nayo, mu gihe abana batsinze neza basubira mu myanya yabo, tubabwira ngo imbere ubutitsa Semper Magis. Ndagira ngo mumfashe dushimire abarimu bakurikiranye iri tangwa ry'ibizamini n'amarushanwa yose, bagakosora bakitanga ubutizigama. Tubahe amashyi menshi n'impundu. Izire ngwino wirebere rero umunyeshuri usukuye, tubakiranye ukuzabari hano mwese, uzamare maruye, turabereka ibyiza mw'isuku natwe. Ikigaragara abazaba ingabo z'igihugu. Murumva umurindi w'izo ngabo. Umurindi mwiza w'intore. Centre scolaire Notre-Dame de Fatima. Atimana ishimwe. Ishuri risukuye, abana duhorana isuku, Nuko basezera. inshingano zacu. Natwe turabashimiye. Turabashimiye cyane, tubapepera, tubifuriza umugisha w'Imana.
est propre dans une école propre. Voici un élève propre dans une école propre. Il est beau, gentil et très propre. Un élève propre participe à la classe, mais de façon appropriée et discrète. Il n'occupe jamais toute la place. Il s'effaça avec modestie derrière ses enseignants. Il est actif, constant, courageux, décidé. Il est dynamique, énergique, entreprenant, intéressé. Il est motivé, persévérant, volontaire en tout. Un élève propre dans une école propre. Avant d'entrer dans le bâtiment de l'école, il prend l'habitude de nettoyer les pieds. Il essaye de frotter légèrement ses pieds contre le trottoir avant d'entrer en classe. Un élève propre dans une école propre. Il jette toutes les ordures dans une poubelle. Ce n'est peut-être pas grand-chose. Si un emballage d'un bonbon tombe dans sa poche, il ramasse tout ce qu'il trouve par terre. Un élève propre dans une école propre. Il rétablit les verres, les plastiques et les papiers pour réduire la quantité de déchets. Il aide son environnement tout en gardant son école propre. Un élève propre dans une école propre. Il range les choses après les avoir utilisées, les livres dans les étalages de classe. Quand il est à la maison, il place toutes choses à sa place. Il ne veut pas voir les choses traîner partout. Un élève propre dans une école propre. Les mains avant de manger, il nettoie la table après avoir mangé, il lave son corps avant de dormir, il se met propre avant de venir à l'école. Un élève propre dans une école propre. Une école qui réduit ses déchets à la source, qui les trie pour qu'ils soient parfaitement recyclés et qui met tout en œuvre d'une façon ordonnée et évite qu'ils ne se retrouvent au sol ou abandonnés en pleine nature. Un élève propre dans une école propre. La propreté se fait pendant les cours et à la fin de la journée. Toutes les surfaces de travail sont nettoyées et désinfectées. Vous constatez même que notre bâtiment est propre. Les membres de toutes les familles doivent être tout propres. Un élève propre dans une école propre. Une école catholique sans comparaison, une école qui éduque avec les tous les enfants à sa disposition. Dans cette organisation chrétienne et intégrale, un élève propre dans une école propre. Les parents sont uniques et très propres, les élèves modèles bien propres, dans des écoles propres et préférées, des classes propres avec des habits propres. Un élève propre dans une école propre. Lorsque je joue, je suis propre. Lorsque j'étudie, je suis propre. Lorsque je rentre, je suis propre. Lorsque je parle, je suis propre. Un élève propre dans une école propre. Mon temps propre est déjà passé. Je vais préparer un autre temps propre où nous nous retrouverons tout propre. Un élève propre dans une école propre. Je m'appelle Alakana Lakana Danela, élève en 5e année à l'université de Nyakubahwa Padiri Mukuru wa Katedrale ya Ruhengeri, Nyakubahwa Padiri uhagarariye uburezi gaturika muri Diocese ya Ruhengeri, Nyakubahwa Padiri uhagarariye uburezi muri Paruwasi ya Katedrale ya Ruhengeri, bihaye Imana mwitabira ibirori, barezi bana bacu dukunda, ndabaramutsa. Kristo yaza kuzwe. Nyakubahwa Padiri, bashitsi bitabira ibirori, akanya nk'aka ngaka nako gushima no kwishimira ibyagezweho. Muri uko gushima nagira ngo mumfashe dushimire Imana iyo idushoboza byose. Nagira ngo kandi mumfashe dushimire leta yacu irangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Leta ihora ikora ibishoboka byose kugira ngo Abanyarwanda bagire imibereho myiza
biciye mu guteza imbere uburezi bufite ireme. Aka kanya kandi nagira ngo nshimire Kiliziya Gatolika muri rusange, nshimire Diyosezi Gatolika ya Ruhengeri, by'umwihariko nshimire Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri, ubufatanye busesuye tugirana nk'igihugu nk'akarere ka Musanze. Nyakubahwa Padiri Mukuru, nagira ngo nkubwire ko akarere ka Musanze gashima uburyo Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri ifatanya n'akarere mu bikorwa byinshi byiza bituma abanyamusanze bamererwa neza. Tubashimiye. Ndagira ngo kandi muri aka kanya nshimire abarezi ndabashimira kubera umuhate, umurava mugaragaza mu kazi kanyu ka buri munsi, ariko by'umwihariko ndabashimira ukwiyemeza mwagaragaje uyu munsi mubicishije mu ijambo ry'uwaje abahagarariye. Nagira ngo mumfashe nabo tubashimire. Bana bacu dukunda, namwe turabashimira. Nagira ngo mwese aho muri mwiha amashyi kubera ko mwakira uburere. Ninjira kuri iyi stade nasanze Padiri uhagarariye amashuri muri Katedrali abashimira ko mwamenye guhitamo neza, hisemo neza mukajya kwiga mu mashuri Gatolika. Ikindi yabashimiye, yababwiye ko mwamenye ko mwambaye ikirezi kandi munamenya ko kera. Nagira ngo nabyo mbibashimire kubera ko muzi ko murererwa ahantu heza kandi mukaba mubyishimiye. Nyakubahwa Padiri, bashyitsi bahire, nagira ngo nsubiye inyuma gatoya nganisha no ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, nongere nshime gahunda ya Kiliziya Gatolika muri rusange, aho buri mwaka igena insanganyamatsiko nk'iyo twumvise umunyeshuri ushoboye kandi ushobotse. Nshimira abanyeshuri bitwaye mu buryo bunyuranye, bitwaye neza mu marushanwa nk'uko byateganijwe. Padiri Mukuru wa Paruwasi Katedrali nawe umufatanya, ndagira ngo bashimire iyi gahunda yo guteza imbere umuco wo guhiganwa, kandi ugakurikirwa no gushimira abitwaye neza. Ni byiza ko twashimye abana, ariko wenda ubutaha muzanarebe abatoza babo uburyo bashimirwa, ariko ubwabyo nk'abarezi dushimishwa nuko abana bacu bitwaye neza, nacyo ni igihembo. Nk'uko nabivuze rero, ijambo ryiza rirarema. Za nsanganyamatsiko uko ari ebyiri ni nziza cyane. Nagira ngo hejuru y'umunyeshuri ushoboye kandi ushobotse, umunyeshuri ufite isuku, uri mu ishuri risukuye, nongereho kandi burya kuba ibi byose bishoboka haba kwiyemeza. Nagira ngo mbasabe, yaba umunyeshuri, yaba umwarimu, yaba umuyobozi, buri wese aho ari avuga ati ishuri ryanjye ni irya mbere. Munyeshuri, subiramo uti ishuri ryanjye ni irya mbere. Ishuri ryanjye ni irya mbere. Aho uri hose uvuga uti ishuri ryanjye ni irya mbere, ni namba 1. Ishuri kuba
riba irya mbere ni uko buri wese abigiramo uruhare. Umunyeshuri kugira ngo yumve ko buri gihe azaba uwa mbere ni uko abigiramo uruhare. Impanuro nyinshi nziza zatanzwe, yaba abarezi, yaba wa mwana watanze umuvugo, yagaragaje uruhare umunyeshuri agomba kugira ngo iteka umunyeshuri aho ari abe ari uwa mbere. Rero bana bacu dukunda, barezi dukunda, nagira ngo nsoza nongere nkangurire buri wese, nshishikarize buri wese kumva ko aho ari hose ishuri rye ari irya mbere. Ishuri ryanjye ni irya kangahe? Ishuri ryanjye ni irya mbere. Mwese muharanire iteka kuba ku isonga, kuba aba mbere. Murakoze, murakarama. Padiri ushinzwe uburezi muri paruwasi Katedrali ya Ruhengeri, nyakubahwa uwaje hagarariye akarere ka Musanze, basaserdoti bihayimana, bayobozi b'ibigo by'amashuri gatolika, babyeyi, barezi, bashyitsi bahire, bana bacu, ku munsi nk'uyu, umunsi utagira uko usa, umunsi udasa n'iyindi, umunsi udasa na yose, umunsi udasanzwe, mu izina ry'umwepiskopi Musenyeri Vincent Harorimana, umushumba wa diyoseze yacu ya Ruhengeri, ndagira ngo mbasuhuze. Kristo Yezu akuzwe. Ndagira ngo kandi nshimira abagize uruhare mu gutegura uyu munsi wo gusoza umwaka w'uburezi mu rwego rwa paruwasi Katedrali ya Ruhengeri. Kiliziya Gatolika mu Rwanda mu bijyanye n'uburezi mu gihugu hose tuzirikana insanganyamatsiko ihoraho igira iti Kiliziya Gatolika mu gutanga uburere buhamye, umwana ushoboye kandi ushobotse. Uyu mwaka w'uburezi wa 2023-2024 Kiliziya mu Rwanda yawuhariye isuku mu mashuri ku nsanganyamatsiko igira iti umunyeshuri usukuye mu ishuri risukuye. Twazirikanye uruhare rwa buri wese mu kurera umwana ushoboye kandi ushobotse, umunyeshuri usukuye mu ishuri risukuye. Bayobozi, barezi, babyeyi, banyeshuri, bana bacu, ubutumwa bwo kurera no kurerwa burakomeye ariko ni bwiza. Ni ubutumwa busaba uruhare rwa buri wese. Niyo mpamvu ngira ngo nshimire Imana yemeye ko buri mwaka duhurira hano kugira ngo duhimbaze uyu munsi utagira ukusa, kandi cyemera ko byose bigenda neza. Abafatanyabikorwa ba komisiyo y'uburezi
ya diyosezi ya Ruhengeri, by'umwihariko ba paruwasi katedrali ya Ruhengeri. Imikoranire myiza ituranga, Nyagasani akomeze kwidukomereza. By'umwihariko ndashimira ubuyobozi bw'akarere ka Musanze mu nzego zose kubera uruhare rw'akarere mu gushyigikira uburezi. Ndashimira kandi abayobozi b'ibigo by'amashuri gatolika abarizwa muri paruwasi katedrali ya Ruhengeri, abarezi n'abandi bose bagira uruhare mu kudushyigikira kugira ngo abanyeshuri bakure bizihira kiliziya n'ibigo cyacu. Banyeshuri, bana bacu, namwe ndabashimira kubera ko tubasiga mu kinogereza. Nkabashimira kandi kubera uko mwitwaye mu marushanwa yateguwe na diyosezi n'yateguwe na paruwasi. Yateguwe na diyosezi, amanota aratangazwa mu masaha ari imbere. N'abataragize ayo mahirwe mwese ndabashimiye. Bayobozi, barezi, babyeyi, banyeshuri, dushoje umwaka w'uburezi gatolika mu rwego rwa paruwasi, ariko ntidushoje kuzirikana ku burezi. Duhimbaje uburezi mu gihe kiliziya gatolika ku isi ihimbaza yubile y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu n'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Ni igihe cyo gushimira Imana, igihe cyo gusaba imbabazi twiringiye impuhwe z'Imana, ni n'igihe cyo kurushaho gushora imizi muri Kristo. Abayobozi, babyeyi, barezi, ndagira ngo mbisabire. Abanyeshuri basanzwe bafite isuku, ariko kugira isuku ni uguhozaho. Nimutoze isuku abana bakiri bato, bakure bazi ko isuku ari isoko y'ubuzima buzira umuze. Turabizi ko ntawe utanga icyo adafite. Ibyo biradusaba natwe guharanira kugira isuku no gukorera ahasukuye. Nidutoze abana bacu kugira isuku ku mubiri, isuku y'imyambaro, isuku ku bikoresho, isuku mu kigo, bityo umwana atozwe kuba intungane nk'uko Data wo mu ijuru ari intungane. Mwarimu nawe arasabwa gukomeza kugira uruhare mu gutoza abanyeshuri be isuku ndetse no kwita ku bidukikije, batunganya neza ubusitani. Iyo umwana afite isuku hose maze abe intangarugero mu bandi, Kiliziya umubyeyi wacu ntihwema kutugira inama yo gukora ibyiza duhereye mu muryango tuvukamo. Niba turi mu rugo hamwe n'ababyeyi bacu, tubafashe uturimo dutandukanye, twita ku isuku yo mu rugo ndetse dufate neza n'ibikoresho byaho. Twimakaza umuco wo kwifata, twirinda ingeso mbi zose zakwangiza ejo hazaza hacu. Mwirinde ibirangaza mu myigire yanyu, muhorane isuku kuri roho no ku mubiri. Bana bacu, nimwirinde kugira umwanda ku mubiri wanyu, ku myambaro, aho murara, mu rugo, aho munyura ndetse no ku ishuri. Mwirinde kandi kwangiza ibidukikije no kujugunya imyanda aho mubonye hose. Mwirinde ibyakwangiza roho zanyu, bityo muharanire kuba intangarugero aho muri hose. Mwiheshe ishema abarezi n'ababyeyi banyu, muharanire ko roho nzima itura mu mubiri buzima. Mwubahe ababarera, mwirinde kwitwara nabi, mwubahe amategeko y'Imana n'ay'ishuri. Mushishikarire kwiga kuko nibyo musabwa kugira ngo muzateze igihugu cyacu imbere, namwe ubwanyu mwiteze imbere. Icyagirira akamaro abo turera, bityo tuzagera kuri ya ntego yacu yo kugira umwana ushoboye kandi ushobotse. Mwese rero ndabashimiye kandi Imana ibampere umugisha. Amashyi menshi dushimire nyakubahwa Padiri ushinzwe uburezi muri diyosezi yacu ya Ruhengeri. Amashyi banyeshuri. Kristo Yesu akuzwe.
abanyeshuri Kristo Yesu akuzwe. Nyakubahwa muyobozi waje uhagarariye ubuyobozi bwacu bw'akarere ka Musanze, nyakubahwa padiri ushinzwe uburezi muri diyoseze yacu, nyakubahwa padiri ushinzwe uburezi muri paruwasi yacu, banyakubahwa abasasaridoti, abayobozi b'amashuri biyeguriye Imana muri hano, barezi bacu, bana bacu dukunda, reka nongere mbasuhuze. Kristo Yesu akuzwe. Ibirori byacu byagenze neza, dushimira Imana n'amashini impundu. Ndagira ngo mfate umwanya mutoya maze nanjye ngira icyo mbagezaho, kuko amagambo menshi kandi akomeye akuyemo. Bashimire bana bacu uburyo mwitwaye neza kuri uyu munsi, ngaho namwe nimurebe kuva saa 2 kugeza muri aya masaha hafi saa 8 uburyo mwakomeje kwitwara neza. Ndagira ngo ari mwebwe mperaho mbashimira, mbahaye amashyi menshi, nimumfashe nyabahe. Kuri uyu munsi koko ni umunsi wo gushimira Imana, no munsi wo kwishimira ibyiza twagezeho mu rwego rw'uburezi muri paruwase yacu. Nkashimira mbere na mbere Kiliziya uburyo yatekereje uburezi. Murabyibuka mwese Kiliziya ikigera hano mu Rwanda, aho abapadiri babaga bashinze paruwase, iruhande rwayo bakurikizagaho amashuri. Burya yazirikanaga uburezi. Ni ikimenyetso gikomeye ko Kiliziya iha agaciro uburezi, kandi ubwo burezi ikabwitaho. Kugeza na n'uyu munsi Kiliziya ntiyigeze ihinyuka mu bijyanye n'uburezi. Ndagira ngo dushimire ababigiramo uruhare bose, twongere dushimire abayobozi ba Kiliziya badutekerereza ndetse bakaduha n'uyu mwanya wo kwidagadura kuri ubu buryo, tuzirikana ibyo twagezeho mu mwaka wose w'uburezi. Ndagira ngo bose mubanshimire. Ndashimira kandi ubufatanye bwacu na leta mu bashinzwe uburezi, ibyiza byinshi, gahunda nyinshi zitandukanye bagiye batugezaho muri uyu mwaka, tugafatanya byose bikagenda neza. Ndagira ngo muri kano kanya abateraniye hano bose, bana bacu, mumfashe dushimire ubuyobozi bwacu, tubaha amashyi menshi n'impundu. Uyu mwaka koko twari dufite insanganyamatsiko igira iti umwana usukuye mu ishuri risukuye. N'uburyo mu mashuri yacu twagiye dushyira mu bikorwa iyo nsanganyamatsiko. Aho nageze hose ibimenyetso bigaragaza ko iyo nsanganyamatsiko mwayakiriye neza, mukayumva kandi mukayishyira mu bikorwa. Ibimenyetso narabibonye. Nabonye aho abana basukuye mu bigo byabo. Nagiye aho nagiye ngera mbona amashuri uburyo mwagiye mugerageza gusukura uko bishoboka kose. Uyu munsi nabonye muri smart musukuye koko. Uyu munsi wabitweretse. Ndagira ngo barezi bacu, bayobozi b'amashuri n'abarerwa mwese muteraniye aha ngaha, nimukomereze aho ngaho. Umwana koko usukuye ariga bigashoboka. Umwana wigira ahasukuye ariga bikagenda neza. Ndabibutsa ko isuku koko nta uyivuga, ahubwo isuku irigaragaza. Iyi nsanganyamatsiko rero ntimuzagire ngo irangiriye aha ngaha, bityo nibabahaye abana bacu bafite. Ndabashimira imikino itandukanye mwatweretse, kandi nkabashimira n'ibizamini mwateguye abana bacu bakabitsinda neza. Nagiye nkurikira nkumva hari abagiye babyuzuza 100%. Iyo dufite abana bashobora kuzuza imibare, tukagira abana bashobora kuzuza icyongereza, bakuzuza iyobokamana,
bitwereka ko n'ahandi hose bishoboka. Nshimiye amashuri nagiye numva yagiye aza ku isonga, kandi n'amashuri ntagiye numva, ndagira ngo uyu munsi mwigire kuri abo ngabo, namwe byashoboka, maze umwaka utaha tuzumve n'andi mashuri agaruka ahangaha, abana baza gufata ibihembo twishimira umusaruro twagezeho. Ndagira ngo ngire icyo mbisabira uyu munsi. Mwumvise mu magambo batubwiye ibyo Kiliziya yagombaga gukora byose yarabikoze, ibyo leta yagombaga gukora byose yarabikoze kugira ngo mwige neza. Ndagira ngo rero uruhare rusigaye ni urwanyu. Ibyo namwe mugomba gukora mujye mubishyira mu bikorwa, maze muhore ku isonga. Bana, turifuza ko mwakwiga neza mugatsinda. Icyampa ngo muri kuntega amatwi, mbese munteze amatwi nkomeze. Icyazampa ngo umunsi umwe nzumve batangaza amanota mu rwego rw'igihugu, numve umwana wa mbere yaturutse muri ibi bigo byacu. Bajya bakunda kuvuga abana 10 babaye aba mbere, nzumve abana babaye aba mbere natwe muri abo bana 10 umunsi umwe tuzumve natwe hano muri Musanze, cyane muri ibi bigo byacu, umwana wabaye mu ba mbere yavuye n'ahangaha. Kundi mukunda kuvuga natwe byatubera, si byo se? Iryo shema ko uyu mwaka cyangwa ndigiye kuza tuzumve namwe babibavugaho, babahemba ko mwabaye aba mbere. Mu gusoza rero ndagira ngo mbashimire uburyo mwateguye uyu munsi. Nabonaga padiri ushinzwe amashuri n'abadiregiteri bahora mu nama, ntabwo mwavunikiye ubusa. Uyu munsi turabashimiye ko ibyo mwateguye byagenze neza. Ndabizi ntabwo mukunda amashi, ariko ndayabasabiye amashi menshi cyane kugira ngo igende neza. Mwaritanze bikomeye abayobozi b'amashuri, muzakomereze aho ngaho. Ndashimira abayobozi mu nzego zitandukanye mwitabiriye uyu munsi. Ndagira ngo mumfashe dushimire ubuyobozi bw'akarere kacu bwazanye n'ubuyobozi bw'umurenge, bagira ngo uyu munsi batwereke ko ubufatanye bwacu buri ku isonga. Ndagira ngo mucimire abo bayobozi batandukanye, tubaha amashi tubashimire. Mwakoze cyane kwitabira mukaza. Abayobozi b'amashuri cyane cyane ngashimira abayobozi twatumiye mukaba mwatwitabye uyu munsi. Ndazirikana uburyo padiri yabivuze, mwagiye mukingura amarembo kugira ngo ubutumwa natwe tubukorere no mu mashuri yanyu. Uyu munsi mukaba mwabigaragaje muza hano uyu ngo dufatanye ibi byishimo, turebe impano z'aba bana bacu. Abo bayobozi mubashimire. Turabashimiye umurimo mukora mwitanga. Babampere amashini impundu tubashimire. Ndasoza nongera kubashimira mwese, mwakoze cyane kwitabira. Nabonye abanyeshuri benshi mwaje mufite umutima mwiza wo kugira ngo duhimbaze ibi birori. Mwese Imana ibaha umugisha, mukomeze koko kuba abana bashoboye kandi bashobotse. Mukomeze kuba abana basukuye kandi mu mashuri asukuye. Imana ibaha umugisha. Mwakoze cyane, murakarama. Congratulations.